ntago yangera ntago yangera nayambara ntago yangeramo ntago yamugeramo dusa ntuyemere nayo rakwemera ntabwo yirwa Sodoma na Pampa gisi iniyo barayibomoye barayirangaje aho ntabyo kwashukunya ngize ngo namba arayihaye ndayihaye kwiya reka nyikwambike oya nawe ushaka ngize ngo namafaranga wewe wabuze umugabo waragumije cyo urashaje babarira kuri ibi biregarega mu matwi isubira kureba byagupfumaguye ubwonko nabwo buranyeganyega yewe niteguye kuguha urukundo nzagushimisha ndetse mu rugo nkwiteho muri cya gikorwa nzagushimisha ku bitano nabe nayakumena iyo televiziyo uzajya urwanira none se ngiye ndimva ngewe ndumvikana nawe uvuge ngo umugabo wanjye baramujyana ubundi ubu nta Pampa yambaye kumve singiye irimo ariko wamukugwa se kunkoraho ese uri kunkoraho nagushaka koraho kwitagenda ariko iyo meta nuyambara nayo nakwambara uraba unsebeje iyi ndaya ya Sodoma ije kwirwa ese arafata ku ngufu nande iyi metra yambara nayo nambara nahita ncukubiri nawe umva nkubwiye impamvu sinakubwiye ngo reka mbahe ikaze rero mwebwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa shonge banyita Theo 7 Pro Amanda ukunda kwibaza ku izina ryanjye ngo 7 Pro ngo bawumva ngo ari ibintu utari kumva utazi Kayusi yes meze neza ndaho ndashimira bamubonye umuhungu n'abageretse baba ko ntaba yakageretseho bisobanuranye n'umuntu wiyubaha bisobanuranye n'umuntu umeze fresh sibyo ako mutipe yaje kuba muzima ndimo ndabona avuga nkabona yabaye muzima anzi ndi umusazi sibyo nise ko nubundi amayatwigera tubuye sibyo mbere we nari mfite umusatsi uri tetire nyene narawukaraze narawutukuje sibyo ako nkiyo ufite amaherena nagana gutyo ubwenge bwawe bwo bugumye hamwe cyane nabwo burabunyeganyega ariko se reka nkubaze wa mukobwa we nta kintu ugiye mfa nawe nitwa Amanda ajye unyita Amanda je ntago iryo zina n'ubwa mbere njumvise si ngombwa kwita izina ryawe ko ngiye mbona uri umukobwa siko bemeze wenda nambi na Dusabe kuko ndamuzi siko bemeze nzi ibibazo yahuye nabyo Amanda se n'ubwa mbere mubonye nzi ibibazo yahuye nabyo uri kumva rero ndi umwe mu bantu bashaka gufata ku mugongo Dusabe siko bemeze ngungu iki imbavu zirashaka kuzifata ku mugongo se ubundi narafite gufata ku mugongo basobanurire uri umunyamakuru bafata ku mugongo umuntu wapfushije so rero bisa nabyo kuko Dusabe yapfushije ikintu bita urukundo muri we icyo kintu kucyumva ndeka nkubwire kambasete uyu mutipe nubwo abanga umusaza arasara akagwa ku ijambo ngemba mbona si Kayuki ni Kayoka ni Kayuki ntabyo nzi Kayuki ni Kamyusi menya ari Kanyusi wabyizina ryanjye wabyizina ryanjye aya mashashi wahinduye mini usigaye wambara amashashi sorry gatonye sibyo reka tugire neza nese si witwa Satani so icyo ni gihano nari ntabwo nyitwa Satani ntokesha Satani reka mbabwire ntabwo wita ngo umva abantu batukurikiye muri aka nitwa Kayusi ntabwo nitwa Kanyusi ntabwo ndi Kinyusi ntabwo ndi Kinyusi Kinyusi ni inkweto yomutse ngiyi yambaye urabona ko yarangaye hari imbere none se ntabwo hano twaje gusebanya siko bemeze ntabwo twaje gusebanya kuko ngewe iyi nkweto itaregutse imbere none se urashaka ngani wawe ntabwo ngo uyifata ariko Ikinyusi uwe nta ningo ufite ku mubiri wawe inenge nuko afite zahabu mu menyo uyu muntu waduhuje nawe bimeze bite bimeze shaya nta mafaranga avuga ngo ahubwo nuko nambaye silipa ayo nta mafaranga nta mafaranga nyine n'utuntu wometseho ngo ukangane ni isaro ariko rirahenda ni gute iri saro ritahenda rihinduranya amabara uzi ndamutse nsetse ari nka nijoro ukatungamo itoroshi hazamo amabara menshi ubururu umutuku icyatsi kibisi mbese urumva ni amafaranga by the way reka nkubwire wa munyamakuru we sibyo sinzi wenda nimba ndi kureba nabi cyangwa wenda nimba amaso yanjye ahumye sibyo uko byagenda kose buretse sibyo uyu nguyu ngiye ngomba kumufata ku mugongo kubera yuko urumva yapfushije urukundo siko yemeze nimba yapfushije buretse gato dusa sibyo ntago wabimbwiye nge nabyiboneye ndetse n'abadukurikiye n'abasanzwe bakuzi barabibonye siko yemeze
ibyo wimvugira ibintu ntabwo ibyo ngibyo ngiye aribyo uyu mutipe mbona ari musaza wa Esiteri ahubwo ni izina ry'Imana Esiteri wa Nzovu mbona ari musaza wa Esiteri kubera kuko noneho urebye na mindset ye mukanya aramera nka Esiteri n'ibitekerezo ni nk'ibyo oya Esiteri sha uyu mukobwa rero reka nkubwire mwana sibyo oya barasa mu maso ariko ibitekerezo bya Esiteri simbizi uko mbizi baratandukanye reka tugendane neza reka tugende neza sibyo oya musobanurire sibyo uranyibukije rwambaye papa wagiye ubanza ugakosoka ibintu uvuga muri serije wagiye utuza ateze wabyamba abantu bose ntibakubonye dusa reka nkubwire nasuba musibi kandi ari wowe wisebyaga yambara papa uretse nkubwire sibyo yewe se ngo dusa reka nkubwire sibyo dusa wowe yuteretse buretse mbabwire winyigisha buriya kuri gucishamo buretse arinshijamo kubera wewe iyo utazana ibyo bintu ngo nzi ngo ndi umusazi ntago dusabe yari kubivumba dusabe urumva ngiye namubwiye yuko biriya bintu oya namubwiye ko biriya bintu byari komite igena kinaga urumva ahubwo uyu nguyu yabigize seriye tuza ndakubwira ikintu cyatumye ngiyewe ngusaba ngo umuzere dusabe sikwemeze kandi noneho dusabe urumva kandi noneho dusabe uretse ikintu ndi bugusabe ni icyizere sibwo Kayusi niwe ari Kayusi ntago nge ndi Kayusi ntago ndi Kinyusi nitwa Kayusi kandi nawe ndaguhimba izina nukomeza kumbabaza nimubeshye uri impimbe ntago rifata nimwimbe njyewe mugani wa Nyarudindi bamwita ntago uri bubabare nubabara ushaka unyite nge nta bwoba mfite ngaho rivuge ndifitiye n'amatsiko waretse ko nashaka kubabaza wayita izina wageze mu birunga noneho ugiye kwitina reka mbwira mwana gusebya abantu nge birangora sikwemeze ntago nshaka gusebya ngo nge bikunde ngo yemenyekane sinkeneye kukuzamukiraho urumva ariko sinkeneye no kugusebya sikwemeze abantu bataza kubyumva nabi reka muha akazina sibyo ntubabare sibyo niwe wanshotoye yewe ariko nerwa ahubwo narivuga nge akazina nge nkwisi urumva wisa akazina ka Queen of the Beach Queen umwamikazi w'indaya sawa abadukurikiye mugire umwamikazi w'indaya none se no none impamvu ziyoboye reka nkubwire nge n'impamvu reka arabwire umwamikazi VIP nkuko nanjye yavuze ngo anzina rasazi nta mashashi yigeze mbonana sibyo shamba barira ngo Queen of the Beach none se yaminyize yararifirinze sese ari busiri musa ntabwo wamenye imodoka nziza aho ziparika utaparitsemo iyawe icyo kintu uri kucyumva ntabwo yamenya ko ndi beach tudafite aho twahuriye atega icyo kintu cyumva mwamumbarize we ko ari ubwa mbere duhuriye aha ngaha bari baryanye nabegukanye igikombe cy'isoko ariko yemeye iryo zina ndari mubatiye nta kintu bitwaye nese uvuze kuri ugiye kuri inyita nta bandi bantu bari barizi ni wowe no ndanakubatije reka tuzareba abazarishigikira uzi impamvu iyo umuntu reka nkubwire sibyo uyu mukobwa yabonye ikindimwe turumvikana abona ni ikintu cyiza sinaremye ikimurimo nge narebye ibyo yakoze message yatanze ntabwo ndi kumuvuga murema mu bundi buzima bushyashya ndi kumuvuga ibyawe nkuzi ibyo yakoraga kera kandi nkuzi zamani 2017 ibaze kunzi nge nakuzi si ubwo ngubwo twahuriye arimo kuvuga ngo kayo kigeze kumporopoza ntabwo ndi Kayuki ngewe ntabwo ndi Kayuki muri ya ndirimbo ye Satani ngo Satani kanyoko iyo ndirimbo warayiririmbye icyo gihe wakoraga muri Solomon hari mu gihogere imbere ya formation kucuri kujyanya bisini ariko ngiye mwaramamagaye ariko hari irindi zina bakwitaga ni Jojo Amanda niwe bitaga Jojo ni ngewe nyine uyu mukobwa ariko nta kintu kibi tuziranyeho nge nawe nta kintu rero nuko avuze ngo umva nkubwire sibyo nta kintu kibi namukoreye sibyo none se kubera icyo umuhimbye iryo zina ariko nawe nuko nawe mubaze n'impamvu nuko nawe kwita umwana ngo mbona bihita hari byinshi byagutambutse nuko nawe urumva nuko nawe arimo kumimba ngo ndi Kinyusi kandi nge nitwa Kayusi nge navuze ngo Kinyusi bisobanura inkweto zishaje zomotse nka ziriya urugero ibyo ibintu bari kuvuga sibyo urabishikiye kuko wowe ndakika kutanzi neza bihagije wenda unzi ku mihanda nkuko neza ntabwo nzi imico yiwe ari nawe wowe ndakuzi ibyo gukoraga muri kamera ariko inyuma ya kamera ntabwo nzi ngo uteye gutya ari okay ubuzima rero nk'uko inyuma kuba ibyo ngibyo ubizi urumva niyo mpamvu ugomba gutegereza ukareba ikimvamo ukareba n'icyo nkora urumva
hagati yanjye nawe nicyo ushaka mbwira icyo ukimuvamo wambwiye ngo urashaka erega uyu mukobwa yabineyemo nambaye pampa nk'imwe yawe ntabwo byahise kuko uyu mukobwa ahubwo nutinda birahita ariko hari amagambo utagomba kuvuga kandi uratuma nkubabaza mukobwa ariko ndababara hehe nababaye bantera tatuwaje mbabara bangira ibintu bimwe mbabara mbyara urambabaza ni uruhe rugingo kubikora byarambabaje miga amafaranga bishyirishaho sinihirinze se urabona nsega nawe iryo ryawe ryahongotse bazarikubiteho bariho ariko amanda ubundi ntabwo rurya ubugoro wabugoro ngenda burya ninjye ufite amenyo nk'ay'ihene biragushya imbere ya kaye nta kibazo ibyo si ngombwa ntabwo turi gusebanya uretse ubugoro urya ntabwo ndya iyo usubiza gutyo uri kumva nayo twihaye ibyo gusebanya ibyo iyo revona nayirenze kuko wowe ntiwansibya ngo ntayo urarenga ndacyakuvuga uko uri none si ubwo uyu mukobwa arambaje ngo nta bugoro ndya amenyo yanjye urabona ari umuhondo nge nta gisiga cyatayemo ishashi y'amamesa ngo arabe umuhondo nyene umva umunyamakuru we yambwira ngo ntabwo ndya byari kumvikana sibyo ariko se gutundiye umuntu usa gutya umuntu w'umumama usirimutse gutya ukambarira mukuru none se ubwo ndi kubigushinja nakubajije ntabwo niba barabucuruje reka nkubwire impamvu uyu mugabo afite ibintu bibiri ndi bumubaze cyatumye anyita izina n'iki kintu gitumye mbaza ngo nta bugoro ndya ahubwo uzi ikintu kimubabaje uretse abantu barya ubugoro bagira ijwi riranguruye mani ariko nanone bitihisi mikata azabyumva nawe kuko niwe muntu ugira ijwi riranguruye muri social media urumva ndimo ndavuga akagira ubwoba bw'ijwi ryanjye ni ukuvuga ngo abantu bafite ijwi riranguruye nk'irya miti baba baryumva imana hari ubugoro butuma ijwi rigenda neza biriya byo wangumira amagi ubugoro butuma ugira ijwi ryiza cyane reka rero mbabwire abanyarwandakazi sibyo uyu mukobwa nubwo wenda byatangiye anyiha urikumva se akanyikira mudu urikumva nyine nta kibazo dufitanye wowe niko ubizi sibyo ariko njye so ni ukuvuga rero wa mukobwa we njye nta kintu ngiye mpfa nawe siko bimeze ibyo kunyita umugore ibyo kuvuga ngo ngiye ngo nambaye ngo pampa urikumva ibyo ngibyo njye ntabyo nzi nasobanuriye abantu ko zari komedi nakinaga sibyo ntigeze ntingana sibyo nyine se kayo wari uri kuvuga ngo ushaka kunyereka ikintu kinyereka ko uri umugabo yikuremo nyine uyinyereke si ubundi ni n'igiki wa mugabo none se urashaka kumwereka iki abagore tunyara twicaye sibyo abagabo mwihagarika muhagaze none se kute utanyereka nkoreshaho nkoresha numva ko uyifite kuko ibintu wakoze rata ahangaha turi mu buryo ibintu bigaragara ko ari umugore nayinkoreshaho nyumve cyangwa mwikatara mu cyumba none se ikibazo cyari kimwe nyinkoresha ntacyo bitwaye uretse mbanze nyine nkubwire sibyo ntago turi mu cyumba hano turi muri rogi ngo ngiye ngo ndakwereka nese mfata ubwambure bwanjye none hase none aha nyine ntagikora ko wambaye ariko nyine ngese sindayikoraho wambaye ngaratinya nese unyewe uko iforomye nyereka ariko sanzwe muzi reka nkubwire sibyo Dusabe usanzwe muzi kayo wikiri kujya gutesha umwana abandi umutwe nkoreshaho numva nani ari gukora ku mwenda aragana hano harwaye ikibyimba hasigara inkovu none se reka nkubaze sibyo reka nkubwire sibyo nayirimo iba yakonje inkiba yakonje se ako bano bakobwa nabo fata sijya mu maguru dusa nukajya tuzimiza mu kinyarwanda twese tugomba kubivuga mu kinyarwanda ujye umenya ko ari abana bareba ibi ugiye kugira nka jitafu ngo igikoma ngo gitose iki bya jitafu byo ndabyo none se gucyo uri kuzimiza wizara abandi bantu hano muri iki kiganiro twe mfite ibyanzanye hano ubwo murazirana oya ntago tuzirana ahubwo nuko ugiye kuvanga amasikara ajya yakoze bizwi n'abanyarwanda bose n'abanyamahanga barayizi nyene ndi kuvuga ngo ukumva se mfite icyanzanye ngiye mwimvangira siko yemeze ariko wazanywe ni nagwe ngo ukora ikigaragaza ko uri umugabo igaragaze turebe reka nkubwire abanyamakuru sibyo nifuje kuva kera nkusaba ko wampuzana Dusabe siko yemeze Dusabe genda namukunze sibyo yafashe umwanzuro wa kigabo yarambwiye ngo mbahuze na yego urumva ahubwo ngiye sinzi impamvu urumva uyu mukobwa yaje yamuherekeje nk'umushuti muraziranye se ntago namuherekeje naje mu kazi uyu ngo turaziranye ariko ukora iki sawa kazi wajemwo ubu ntago turi mu kazi oya ahubwo ndashaka kukubaza urumva se akazi ko kunyiha kabaho nge se ko wanyise izina ndingaki none se nge ko ari nyisi nigeze nk'ukubita uri Kayusi nuko narivugaga nabi uryitwa ariko nge warinyise ko mvuze Kayusi sukandeye ariko dusereka nkubwire ninde muntu wakundiranije ko mbere wajya kumvugisha neza kuri telefone ko nanaguhamagaye ndi kukubaza ku rugo rwawe
n'umugabo wawe urumva se noneho Dusabe icyo gihe namuvugije arimo no kurira ndizwa n'iki aya nawe yanyitabye ambwira ngo byihorere ngo byambayeho ngo nagahoma mu sibyo umva natakiye Kayusi umva uwo yashakanye nawe yamusambaniye abandi bakobwa anamunyweraho ibiyobyabwenge urumva se anamuriraho ubugoro urumva se yakamwana ry'ubugoro se umva nkubwire nyene sindi kumusebya ngo nsebye umugabo we cyangwa urakare ariko ngewe nari naravuze ko Dusabe atazanambana na yakamwana kuko yakamwana agenda muzi uri yakamwana ni cyomanzi nta muntu utamuzi ko ari cyomanzi uri noneho no mu buriri nta kintu kimwe ishoboreye ahubwo ngewe yaramugize kugira ngo abimene ko reka nkubwire ntago yangize sibyo kuko ni umugabo ni nkabundi sibyo abantu batazumva ngo ngiye ngo ni akamwana ngo twaratinganye ngo bamfate muri yasura ko ngiye sinigeze mbo mutinganye ahubwo ngiye nabibwiwe niki none se nago yakamwana twari tuziranye oya yabibwiwe niki ko nta cyamaze ngo mu buriri ariko nawe kuri telefone warabimbwiye nzaniyo record nzaniyo record Dusabe ntabwo ibyo ngibyo byakamwana ngebyo ngibyo ntabwo nabikora ntabwo ibyo kuvuga ngo ntacyo yari amaze mu uzi ko Dusabe yanakoraga ikiganiro na yakamwana gasa nka amena amabanga ngo televiziyo nayimenye ngo natashya mbwira nabi Dusabe agatsimbarara guhisha ibintu byabaye mu rugo ngaho tekereza rero si ubyumva se noneho hari umuntu utakuzi utanze iki emera ko wahombeye emera ko byagupfanye sibyo isosi yawe yaguye mwishishi kuko ngiye ndi muganga ubu ngubu ngiye niteguye kukurwaza bigumva se oya buretse niteguye kurwaza umutima nkawusana ndetse nkanagufata mu mugongo ko wapfushije urukundo kandi no unarufusha uhagaze wabuje kuwongera noneho nese ubu niki wahindura yakamwana atakoraga icyambere cyo uyu nguyu je n'uguhita mukoresha igikwe ariko umutima nibona mureba nako oya ntimumfate nk'umusazi kuko reka nkubwire icyambere cyo urumva mfite ubwenge urumva ntabwo nose kubera iki nabufite se cyangwa dore bunyeganyega nk'aya maherere barafashe akafuniko bakadaha ku bwenge ariko mbona afite ubwenge bucanga se ariko se reka ngumva ariko mugeze kwiyo revo yo gufata abantu b'abagabo mukavuga ko turi ibigoryi oya ntabwo dufashe none se mushingiye kuki tukubate wowe waje hano ntabwo oya reka ngubwire ataduteranya ku bagabo nyene ushingiye kuki Kayusi muramuzi imyambaro yiyambitse ishusho yihaye abikorwa yakoze aje ngo kutwereka igikorwa ko ari umugabo ntago dushyize abagabo muri rusange ariko noneho ngo ubwenge badashyeho reka nkubwire sibyo reka nkubwire wa munyamakuru we sibyo ngiye hano ntago ngiye naje mwitiku twemeze ngiye naje gufata mu mugongo twemeze dusa uranyemera ko ngufata mu mugongo nkakusana umutima wawe oya nago nakwe dore yunamye fatamo oya wintegeka kumufata mu mugongo ngo yunamye ahubwo urafata mu mugongo ngiye nigeze nkubwira ko napfushije se dusa wewe ngomba kugukunda mufata mu mugongo yarapfushije yapfushije urukundo kuko kuko Dusabe akeneye umugabo muba hafi uri kumva se kuko biragaragara uyu mwana w'umukobwa yavuye mu cyaro ababaye akeneye guhura n'umugabo dore uwo nta rukundo ruba yose nyene rubaye ariko hari uwo yari ihebeye hari uwo yarakunze sibyo abantu benshi baramuzi nta mugore ugira iwabo ejo uzajya kumva mbe Dusabe yashatse mu mahanga nashatse niyo mpamvu rero nshaka gukura mu byifuzo kuko ubu tuvugana afite agahinda ugiye kumutuza yakamwana yari uw'i Kigali wowe ugiye kumutuza ngewe turimuka twigire muri Kenya wari bwanagera wabona atanazi none se wowe turaziranye wewe mvukana nawe uzi no ku kibuga cy'indege wese urahazi nahazi se urabona ukabona rikabwiye ati se uranajejeta ahubwo mu bubwembe uyu mukobwa ko reka nkubwire n'ubundi abagabo ikintu tuzwiho ni uguca bugufi tugacira bugufi igitsina gore twemeze ariko uyu mukobwa ni gatumwa ahubwo wenda afite icyo ashaka kuko yamaze kubivumbura ko wewe ushobora kuba waravuganye n'uyu mukobwa ko hari icyo nge ngamije n'icyo gishaka kuko nari nagusabye kumuzana Dusabe ntabwo nagusabye kumuzana uyu mukobwa nawe wamureka no se ko ari inshuti yanjye gusa reka nkubwire hari amagambo ngiye kwaturiraho Dusabe abatari mabi ni amagambo andi ku mutima yanjye sibyo yanjye bwite ntuyapinge gusa urumva se utegereze urebe ibikorwa Dusa ngiye naragukunze ndetse nguha n'umutima wanjye wose mu gihe ntari bwakubona turumvikana nyuma y'ibibazo wahuye nabyo niteguye kwambika impeta turumvikana niteguye kwambika impeta niteguye gukora ubukwe urumva tukajya mu murenge
nkagukorera ibyo uriya mugabo atigeze gukorera kuko uriya we ni ikirumbo uriya ni mayibobo uriya ntaho namwe yakugeza mu rukundo turumvikana kugira ngo nabyemere neza buretse gusa bwira nabyemere neza ko ndi seriye kuko ndi kubivuga mu mazina ukagira ngo ndi kukubesha sibyo abantu ntibabifate nkaho ndi gushaka ngiye kukwamamarira ahubwo yego ntibabifate nkaho ndi gutwika nge ndi seriye uyu mwana w'umukobwa ndashaka kumukura mu gahinda yatewe n'aka mwana mu rukundo tukajya mu murenge ku murenge ntiyagira ngo baramufunga buretse ndayikwambika ntago yangera ndayikwambika ntago yangera ntago nayambara ntago yangeramo ntago yamugeramo dusa ntuyemere nayo nakwemera ntabwo yirwa Sodoma na Pampa gisi iniyo barayibomoye barayirangaje aho nabyo kweshugunya ngize ngo nta ndayihaye reka nyikwambike oya nawe ushaka ngize ngo nta mafaranga wewe wabuze umugabo waragumiwe turashaje babarira kuri ibi biregarega mu matwi ibyo birakureba byagupfumaguye ubwonko nabwo buranyeganyega yewe niteguye kuguha urukundo nzagushimisha ndetse mu rugo nkwiteho no muri cya gikorwa nzagushimisha kuruta nawe yafata nawe nayakumena iyo televiziyo uzajya urwanira umugabo none se ngendindwa njyewe ndumvikana nawe uvuge ngo umugabo wanjye baramujyana ubundi ubu nta Pampa yambaye kumve singiye irimo ariko wa mukobwa watse kunkoraho ese uri kunkoraho ko nagushaka Kayu iyo meta nuyambara dusa nayo nakwambara urabunsebeje iyi ndaya ya Sodoma ije kwirwa saramfata ku ngufu nande iyi metro yambara nayo nambara nahita ncukubiri nawe umva nkubwire impamvu sinakubwiye ngo yahita ngo acukubiri ngo nadusabe impamvu biba bigambanyeho buretse nkubwire reka nkubwire ako kamera rero ikorwa ngo reka tugendane neza ariko ugabanya amagambo uyu mukobwa uri kunsakuriza reka nkubwire umva mubwira ceceke ibintu byose reka mubwira ceceke uracyakunda Yaka kwambika impeta mukunda n'inshuti yawe atu nese numva wowe ukeneye umukunzi mwiza ukeneye umugabo utari wowe nayo none se urabona ino meta cyambere cyo ni zahabu nese yakamwe nigeze mwambika impeta nayo nyeneye ufite ishari reka nkubwire ntabwo nayemera wewe sinagufukamira kuko wewe mu rugo wowe watageraga hano hirya Sodoma winkora ariko babara wimbangamira mbabarira nakundana n'umuntu bapfumaguye reka nkubwire reka nkubwire dusa inyo yanjye ntayo yigize ubona ubone ngo yarapfumaguye ikimenyimenye kora kuri aka katoko buretse nkubwire ayo magambo bari kuvuga ni ukugira ngo bakubuze amahirwe uyu mukobwa iwabo uyu mukobwa iwabo urumva iwacu he wazihe yarananiranye njya guhiga ikofi dusakira none si wacu niba barambyaye bakandera bari no kumana amafaranga twe ntabwo ubwo bushobozi buhari oya byihorera ntabwo nayambara fukamishije amavi yombi I love you so much because you are in my heart uri mwiza is so beautiful ntawe nakunganye nawe uri igitangaza mu by'ukuri urenze aba bakobwa bose urenze no mukobwa yisize mu korogo njye namukora guzabaze we reba kunyo yanjye ko adatukura mwana basi mumugirire mani ibyibuze no mita akafata kabike azakambara byibuze kamereze nyine kamuhariko aha reka nkubwire sibyo reka nkubwire impamvu yishuguye muri kumutegeka bari kuntegeka gute nta muntu untegeka shaka amafaranga ujye guhiga dusaba umukure mu bwigunge umuhereze business nese sibyo ndi gushaka impeta sizanye iki wowe bishyira mu bikorwa reka nkubwire abanyamakuru sibyo hari ikintu abantu batareba burya ni impumyi burya nubwo impumyi zitabona ariko byuzuye wanakabakaba ukumva ikintu uko kimeze niba ari igiti nimba ari umuntu nimba ari amavuta uyu nguyu afite ishari ry'uko bamubenze nubwo mubona gutya nubwo mubona gutya nubwo ikirege apfa n'abagabo nuko ngo atabyara abagabo bangahe uyu mukobwa mfite amakuru kuko narebye telefone ye doyahira yamusingiriye nsomamo message iti twabanye imyaka 4 waranze gutwita ntago nari kubana n'umugore nkawe noneho oya
byihorere noneho ishara afite oya byihorere ishara ufite uzaripana agahinda kazakwica nta shari dusa niba ngombwa mu kintu kuko bigaragare yuko baziranye bigaragare yuko baziranye ahubwo wowe nugumva yabiguhishe ko baziranye si byose wenda uyu mukobwa ashobora kuba yaje mu kazi siko bimeze Kayusi ikintu mbyangiye waje usebya Yaka uri kumva ntacyo umurushije ntago ari kuri abatera ivi ikindi cya kabiri dusabe niba umukunda uzarinda unapfa umurware crash uzi ko ugiye kuzamera nka nzova igihe imitsi yari yaramuranze mu gahanga mu gihe imitsi yari yararagenda none se ngewe ndi bariya je ntago n'inzovu sindi Yaka mwana bariya bafite uko bakora bafite uko nkora je ndisobanukiwe ikindi cya kabiri ngira urukundo bariya nta rukundo bagira bahora mu ndaya turumvikana wowe yuze utubwira ko wahindutse ntuzuvuga none se reka nkubwire sibyo nababwiye ko reka mbabwire sibyo bwana neko nawe wankuriye ikosa iriyo kosa nakoze nge naguhuje n'umuntu washakaga ko nguhuza ngo wamuhuje nama ibyo kuza nsebya anyikira urukundo je ntago ngiye bikunda abantu bazi Kayusi mumbabare sinye abanzi niba shobora kikumenya kwirirwa arindagiza dusabe Kayugira huba ndi imbobo nyene ntago nese ushaka kumubagiza nawe Imana izahatwe ko ibiraro barabivuguruye basigaye yarindagije zuwa Yesu reka nkubwire abo bantu bibihoretse nyene ko tubavugaho je ndi mu byanje iyo uri kuvuga amazina y'abantu nakeneye kumva mu matwi yanjye birambabaza ariko uyu mukobwa byose reka nkubwire subona ko uyu mukobwa akuniranijeho n'uburyo yapfuye mu subona uyu mukobwa akuniranijeho nta nundi mugabo uzamuna urutangiyewe nzamubure pe gusa tugiye kutugana ku musozo niki kintu wabwira Kayusi aya maherena akayakuraho ubwo noneho ntabwo uzi ikintu nari ngiye kuvuga akihagararaho nk'umuntu w'umugabo yazabona njye ntago ndimo wazabona umukobwa mwiza ugukunda iki nashatse kuvuga atari njyewe reka nkubwire ibyo ngibyo turaza kubiganira mu gikari buretse Kayusi kugira ngo umwemere ntabwo namwemere uretse guhakana utarumva ikibazo cyanjye biramutse ngo bibaye ngombwa ko ari we mahitamo ya nyuma asigaye ni iki kintu ubona usaba Kayusi ko yahindura narinda apfa ashaje nashatse umugabo Kayusi ari we ngo ari we ngo ubaye umugabo wanjye ari we mahitamo ya nyuma asigaye nakwemera nkasazira mu rugo nkarinda apfa hari ukuntu umukobwa akora mu kabari abatipe bakamutegereza ngo bamutahane sibyo tekereza ufite business Kayusi ari umugabo wawe ukarwanira umugabo wawe n'abandi bagabo bashaka kumutwara byaba bigayitse urumva icyo kintu erega ndeka nkubwire ngo wibahetse abayigisha amagambo ngiye kuvuga ya nyuma turumvikana Dusabe ngiye mu bapfumu ndashaka kwemeza uyu mukobwa urumva buretse ndashaka kwemeza uno mukobwa nkamwereka yuko urumva se urugambo ntaho ruhuriye n'urukundo kandi gahunda nuko ziteye ikindi kintu nkora igiye kuvuga ko uyu mukobwa umvire mu buzima naho tuziranye ibyo vuga ngo tuziranye ndagukarabye kuko wewe ngo ntabwo byari uri ingumba amakuru ndayafite icyuka n'abagabo ikindi cya kabiri wisiga mu korogo ikindi cya gatatu urwaye amenyo niyo mpamvu ufite ibintu mu menyo turumvikana ikindi cya kangahe cya gatanu Kayunza kurwanya paka reka nkubwire Dusabe uretse gatungubwire sibyo reka twigendere sibyo mundushe Dusabe hano tugiye nakujyana wigurira ugenda ufite amafaranga bisonge mucanda tugende uzufata oya ndamujyanye none arakara agende yiyahuye kayahure muri Nyabarongo